yo mumeze gutabo mudukurikirana muri hose abari bwota amasimbi abari nahe Rwanda i Kigali ndetse no mu ntara zose zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwebwe mudukurikirana mukunda ko likinga cyangwa se mugakunda gusharinga ama videos yacu, mwebwe ba subscribers dufite mwe mwakoze subscribe, nawe mutari mwayikora mugire uyikore. This is the trending 215 attempt tubagezaho top 5 imwe imeze fresh, imwe iri clean utasanga handi hana hariho hose. Kanye rero tukaba twifuje kubabwira ku bahanzi, not like abahanzi gusa, ahubwo tukabona babwira ku mitungo, especially imitungo twavuze ahangaha twashatse kurebaho ni imitungo yerekeranye n'amamodoka. Yes, ahangaha rero kenshi abahanzi kera bakunze kuba bavuga yuko abahanzi n'abakene, abahanzi ni basa gihobe, ntabyo babasha kugeraho bifatika like nk'imodoka cyangwa inzu, cyangwa ntago abasha kuba ku muryango. Umuhanzi ni kirara, n'ibintu byinshi byagiye bivugwa cyane mu bihe byatambutse, bari kubona abantu babona umuhanzi mu yindi shusho itari nziza. Ariko kuri ubu ngubu ni byahindutse, umuhanzi cyangwa se gukora umuziki ni ikintu cyagiye gihindura isura. Abantu ntabwo bagifata umunyamuziki nk'umuntu wabuze ibyakora, cyangwa se nk'umuntu w'icyomanzi, cyangwa se nk'umuntu udafite akamaro, udafite agaciro, kuko hari abo bigaragara yuko ubuhanzi cyangwa se umuziki ubwawo wabagejeje kure, wabafashije kubaka ingo, wabafashije kugira ibyo bigezaho mu byerekeranye n'ubukungu, ndetse hari n'abafite imyanya ikomeye muri leta biturutse ku kuba afite iryo zina ry'ubuhanzi, ariko anafite n'ubundi bwenge yavanye mu masomo atandukanye yagiye afata muri za kaminuza ndetse no mu mashuri atandukanye yagiye ageramo. Akanya rero reka turebe abahanzi batanu inaha mu Rwanda, n'abahanzi nyarwanda, abagore ndetse n'abagabo bafite imodoka ziri clean, imodoka ziri bomb, imodoka zihenze, imodoka kabisa ya modoka ubona mu modoka bati cyokoze tingiyi ni kebo kabisa. Yes, akanya rero tukaba tugiye guhera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga umuhanzi nta wundi bamwita Platini P. Rero hayigiye ivuga ngo ni Platini P, ariko yandi avuga ngo mwite P gusa. Uyu nguyu yahoze abarizwa mu itsinda rya Dream Boys. Iri tsinda rikaba ryaratangiye mu mwaka wa 2001 nibwo Platini ndetse n'uwitwa TMC batangije itsinda baryita Dream Boys, ariko nyuma yaho baje gutandukana. Ariko ubwo baje gutandukana, Platini we yaje gukomeza umuziki we wenyine, akora music nyine mu buryo buri solo, akora music wenyine biramuhira, akora ingoma nyinshi nka za Shumureta, yitwa Fatamano, murayizi, muzi indirimbo nyinshi Platini yagiye akora zikaba hit kandi akazikora ari umuntu umwe. Rero ibi ngibi byamubyariye inzu y'akataraboneka afite, hari inzu y'akataraboneka afite ni etage, ariko kuba afite iyo nzu gusa ntabwo ari byo byonyine bimugize kuba ari umuntu w'umugabo ufatika. Afite urugo, yanibarutse n'umwana, yakoze ubukwe magana mu mwaka wa 2020 gutyo. Yes, Platini rero uretse n'ibyo ngibyo ari mu bahanzi bafite imodoka ziri fresh kabisa. Platini rero akaba afite imodoka ya RAV4 ni marque ya afite marque ya RAV4, muziko RAV4 imodoka za Toyota, ikaba ari RAV4 mu mwaka wa 2015. Ni imodoka imeze neza cyane, igura amafaranga atari makeya, dore ko ari SUV amamodoka kabisa, aba ari meze neza, ameze bon. Umwanya wa kane rero turasanga ku mwanya wa kane turasanga undi mutipe nawe ubarizwa muri Kina Music. Platini nawe abarizwa muri Kina Music. Platini twari tuvuyeho, undi mutipe nawe tugezeho yitwa Tom Close, niwe dusanga ku mwanya wa kane. Tom Close rero nawe ni umuntu wakoze music kuva kera, murabizi ingoma nyinshi yagiye akora. Ingoma yakoze yiga i Butare mu bintu bijyanye n'ubuganga, aza kurangiza arakomeza akora music, aba n'umuhanzi w'icyamamare, umuhanzi w'icyatwa inaha mu Rwanda, akora Primus Goma Superstar, aba muhanzi wa mbere wayitwaye, akaba ari nayo mateka yanditse y'ibihe byose tuzigera twibagirwa twese. Rero ibi ngibi ntabwo byamubyariye, ntabwo music yamubyariye FM gusa, ahubwo yamubyariye n'amafaranga, binamubyariye no kubona umuryango, dore yuko Tom Close yaje no gushaka umugore, akaza gushaka umugore, uwo mugore akaba yarahoze ari umufana wa Tom Close. Urumva rero music yamuhaye ibintu byose. Kuri ubu ngubu Tom Close akaba akora no mu kigo gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda, akaba ari umwe mu bayobozi bakuru rwose b'imbere cyane. Tom Close rero haba akazi akora, haba music muri rusange, yabashije kumugeza kuri byinshi, harimo rero n'imodoka atunze. Tom Close rero bishoboka ko ashobora kuba atunze imodoka zirenze imwe, dore ko Tom Close kenshi yakunze kujya agaragara mu myaka yashize ari mu kugenda muri Benz C200. Ingi ni Benz kabisa imeze fresh, ni Benz imeze neza, ka Benz neza keza kenda gusa umweru, ariko riraba arasa umweru neza, ni grey kuno, ni grey yenda gushyikira umweru. Rero nyuma yaho ngaho muri mwaka wa
2022 Tom Close yifunguye kabisa Love for imeze fresh, Love for Nouveau model ya 2021. Nje as a trending 250 reporter, njewe Tom Close namwiboneye muri iyo modoka, ayitwaye kabisa imodoka iri nshyashya kabisa, biboneka yuko ari imodoka yatumije hanze ikiri nshyashya imeze neza, akamodoka k'umweru ka Love for ya 2021. Yes, Tom Close rero nawe ari mu bantu batijwe n'umuziki cyangwa umuziki wagejeje kure, akaba twamushyize ku mwanya wa kane ku bantu bafite cyangwa se ku bahanzi nyarwanda bafite imodoka zimeze bon. Reka rero tujye twihuta tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga ni umutipe ndetse n'umukobwa. Numva twafashe ku mwanya wa gatatu tubona n'abantu bafite imodoka zenda kumera kimwe, okay, ni zimwe kabisa, tuvuga ati reka bose tubashyire ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga umutipe witwa The Ben Mugisha Benjamin, ndetse n'uwo twita Butera Knowless cyangwa se Knowless Butera, abantu benshi bamuzi muri Kina Music, akaba ari umugore wa Clement nyiri Kina Music cyangwa se nyiri manager mukuru cyangwa se Clement manager mukuru wa Kina Music. Yes rero abangaba bakaba bafite imodoka kabisa zimeze fresh, ni imodoka by'ibifaru, imodoka bimeze fresh, ni imodoka zenda gushyikira V8 ariko ziri munsi ho gatoya. Yes, ni nk'ibyo twita Nouveau model ariko kabara ga hybrid ka V8 ndetse na Prado. Yes, na hybrid ka V8 ndetse na Prado, ariko ni imodoka ku bantu batazi imodoka cyane nyine uyiboneye kure wahita ubona ari nk'iki gikaze cyane, ariko nayo ni imodoka yihagazeho, ni imodoka imeze fresh, ni imodoka iri clean, ni imodoka kabisa igaragaza umuntu w'umunyamafaranga, ni ya modoka kabisa igucoka ukaba tempted yo guhindukira nyine ukifuza guhindukira. Yes, abo ngabo rero nabo ku mwanya wa gatatu ni The Ben ndetse na Butera Knowless. Rero reka twiruka tujya ku mwanya wa kane, tujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi w'icyamamare, umuhanzi w'icyatwa, umuhanzi wanditse amateka mu muziki nyarwanda, umuhanzi wageze aho yimurira n'ibikorwa bye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo ngo nta wundi ni wo twita Ngabo Medali. Yes, Ngabo Medali rero nawe akaba ari mu bantu bakijwe n'umuziki nyarwanda, dore yuko nawe afite imodoka iri mu bwoko bwa Sereka imeze neza cyane, nayo ihenze cyane, itapfa kwigonderwa n'uwari wese inaha mu gihugu ndetse n'ahari hose ku isi. Ni imodoka imeze neza cyane, ikaba itunzwe n'uwo twita Medi. Uyu nguyu niwe Medi twari dusanze ku mwanya wa kabiri. Reka tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga nde? Yes, iyo tuvuze inguma nka Kinyuma, tukavuga Bado, tukavuga Katapira, tukavuga indirimbo nyinshi nka Fresh, twumva umuhanzi w'icyamamare wo nta wundi ni Bruce Melody. Uyu nguyu rero ni umutipe nawe utaragiye yisondeka ku bintu byerekeranye n'amamodoka, dore yuko ku nkuru yaje kuba Kimomo, ikaba inkuru yamenyekanye n'ahantu hose yuko agiye kuzana imodoka ya Brabus, na mbere yaho yari afite imodoka ya Benz imeze neza, yari afite Benz kabisa Benz imeze fresh. Rero bigaragara yuko uyu mutipe rero akunda amamarike yenda kumera nka Benz, dore ko nyuma yaho yahise yimanurira imodoka kabisa, imodoka ihenze icimaka, yimanurira imodoka ya Brabus, Brabus imeze neza, igura muri miliyoni hafi 300 kuzamura. Yes, ikaba ari imodoka kabisa, ya modoka igucaho ihinda kabisa, ukavuga ati ngiyi ni kebo, abandi barabeshya. Rero ku mwanya wa mbere tuhasanga uwo twita Bruce Melody. Rero benshi murabizi imodoka yakunze kuyikoresha mu mavideo, irazwi abantu benshi kubera no kuyibona cyane no mu mafoto, nayo bamaje no kumenya plaque yiwe. Yes, plaque y'imodoka ya Bruce Melody abantu benshi bamaje kuyimenya kubera just ni nayo ndiri imodoka akoresha muri ya video y'indirimbo aherutse gusohora yitwa Akinyuma. Rero akaba ari imodoka imeze neza cyane, ni imodoka ifite ama features menshi cyangwa se ifite utuntu tw'udukoryo twinshi tutapfa kubona ku yandi mamodoka. Yes, bari abastar batanu batunze imodoka zimeze fresh, batunze imodoka nziza kurusha iz'abandi inaha iwacu mu gihugu. Byose nta handi babikuye, ni mu muziki gusa, ni mu muziki. Amafaranga bavanye mu muziki, amafaranga bavanye mu ndirimbo bacuruje, amafaranga bavanye mu bitaramo bahakoze, amafaranga bavanye mu makontra bagiye basinye yo kwamamaza kubera umuziki wabo bakora, niyo yavuyemo izi modoka tubona. Izi modoka kabisa zigura mu mafaranga menshi, mu mamiliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Abangaba rero akaba bari bahanzi batanu. Rero mwebwe turabasaba ngo mukomeze mukore subscribe, hanyuma mukore like ndetse na share, dukomeza tubagezaho ibyiza mwebwe mukunda. Peace up, thank you, we are the trending 250.